hari abantu benshi babonye ndi muri ibi bitwaro bihambaye cyane muri izi ndege z'intambara mu bisasu nk'ibi ngibi amamisire batangira guhwihwisa ngo Rocky igihugu akomokamo ngo cyamutumye kujya kugihahira intwaro ngo kugura indege z'intambara n'ibindi bikoresho. Ayo makuru narayumvishe mugenda muyahwihwisa muyahererekanya, ariko mu by'ukuri ku mugani ni ikibundi cyari cyanjyanye muri bino bitwaro bya kirimbuzi, muri bino bidege ndetse muri ano mato twita ngo ibibuga by'indege bigendera hejuru y'amazi. Ibyo byose reka nze nkubwire rero ubundi nisanze gute mu bikoresho bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri gihe mbabwira ko ndiri matango ntari umusivili, ariyo mpamvu ugomba kumva akantu ku kandi, ariko ndaje mbasobanurire ubundi bino bitwaro nabigezemo ne. Ngiki ubona magaze imbere nico ahanini wumva bavuga ngo ni ikikorera indege. Ntago bakita ngo n'ubwato bw'intambara, oya bakita ngo ni aircraft carriers, ni ukuvuga ngo kikorera indege. Ubundi mu yandi magambo bakubwira ko kino kintu mpagaze inyuma bakita ngo ni ikibuga cy'indege z'intambara ariko kiri mu mazi hagati. Ubu ngubu ntago ari ubwato, uzakubwira ngo n'ubwato azaba kubeshye. Izi bita aircraft carriers ubundi bavuga ko ngo ari ikibuga cy'indege kiri hagati mu mazi, indege z'intambara zihagurukaho zijya kurwana zikajya zinagaruka zikaza guparika n'ubundi kuri kino kibuga cy'indege kiri mu mazi hagati. Ariko n'ubundi ni icyato kinini cyane, ibaze ubwato ariko bugeraho bwitwa ngo ni ikibuga cy'indege, uburyo bari bunini, uburyo babunganamo. Mu yandi magambo ubu ngiye kubibinjizamo n'ubu bwato cyangwa se kino kibuga cy'indege cyangwa se kino kikorera indege, nicyo tugiye kwinjiramo umenye buryo kino kintu kidasanzwe no ku rugamba ari ikintu giteye ubwoba cyane bitewe n'ibintu gikora. Iki ngiki uri kubona ni icyo baparitse cyarwanya intambara zo muri intambara y'isi iri kurangira, cyagizemo uruhare cyarayirwanye. Ubu bwato bwarwanye cyangwa se bwafashije indege kurwana intambara zo muri Vietnam, bakita ngo ni Intrepid Museum iri muri New York. Ariko siyo gusa twabashe gusura, twasuye nanone n'ubundi anari ndi muri New York ninjira muri Intrepid nsura eno aircraft carrier iriyo, ariko none ngeze muri Los Angeles njya hitwa San Diego n'ubundi nsura ubundi bwato n'ubwo bw'amateka ahambaye cyane ku babonye amafilime ya Tom Cruise, amafilime ya Tom Cruise n'andi mafilime menshi cyane ajyanye n'ibintu by'indege zirwanira mu kirere. Ahanini iyo filime ya Tom Cruise mushobora kuhita mwibuka yakiniwe kuri buno bwato bwo muri San Diego muri California bwitwa USS Midway, ko baje kugira inzu ndangamurage kugira ngo abantu babusure babashe kumenya n'ibiki biberamo bukora bute. Kwibuka amafilime ya Tom Cruise bita ngo ni Top Gun Maverick, batangiye gukina muri za 80 kuzamuka kugeza n'ejo bundi bagikina ayo mafilime. Aya mafilime hafi yose yakiniwe biriya bice byinshi, cyane cyane kino giheruka cyakiniwe n'ubundi muri buno bwato buno uri kubona bwitwa USS Midway, nayo nimize n'ubundi iri muri California. Aya mato yombi cyangwa se bino twita ngo nibuga by'indege byose nabisuye byinjiramo babasha kunsobanurira buryo kiburiya nubwo tubona intambara, ariko bino bintu byitwa ngo ni aircraft carrier biba biteye ubwoba cyane ku rugamba. Zitwa ngo ni aircraft carriers by'umwihariko duhereye kuri Intrepid, ni ukuvuga ngo ni amato cyangwa se nicyo twita ngo ni ikibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi gihambaye cyane, gifite tekinoloji ihambaye ndetse moteri gikoresha ihabwa imbaraga za nuclear kugira ngo kino kibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi kibashe kugenda. Nimva nabwise ubwato uze kubyumva, ariko babwita ngo ni ikibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi, ni floating airports ubundi niko bazita aircraft carriers. Noneho buno bwato bw'intambara biraza kunyura gukomeza mbwita ubwato iyo buri kugendera hejuru y'amazi bukoresha imbaraga za nuclear. Izo mbaraga rero zibwemerera kuba buno bwato bwagenda imyaka 20 mu nyanja butarabasha kunywa essence. Bya ndimuvuga ngo imodoka iragenda nimugoroba gatara kagacana ngo uranywe essence cyangwa se izindi ndege cyangwa se andi mato n'ibindi byose. Iyi ngiyo kubera ikoresha imbaraga za nuclear ishobora kugenda imyaka irenga 20 cyangwa 10 itarigera ikenera kuri fuelinga na gato. Uya iki kibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi ngo gishobora kuba cyatwara indege zigera kuri 75 zikagwaho zigahaguruka zijya ku rugamba ziza ziparika. Uyandi magambo igihugu gifite kino kibuga cy'indege kirwanira kigenda hejuru y'amazi cyangwa kino twita ngo ni aircraft carrier, ni ukuvuga ngo igihugu gifite buno bwato gishobora kuba cyaba gihinduye ibyerekeranye n'igisirikare cyabo cyose muri rusange. Gari buri gihugu cyose kigira kino kibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi. Ibihugu bigiye bifite zino aircraft carrier bibarirwa ku ntoki, kandi nabo amato cyangwa se bino bibuga by'indege bigendera hejuru y'amazi bafite ni bike cyane. Ukuvuga ngo iki nicyo kintu buri gihugu cyose cyakwifuza gutunga kugira ngo byitwe ngo gifite igisirikare
igisirikare gikomeye. Amategeko mpuzamahanga y'intambara cyangwa se amategeko mpuzamahanga y'ibijyanye n'ibihugu n'intambara uburyo zirwanamo bivugwa ko ino aircraft carrier cyangwa se buno bwato bugendera bubwikorera indege cyangwa se kino kibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi buba butagomba kwegera inkombe z'ikindi gihugu, baba bagomba gusigamo intera y'ibirometero 22 uhereye kuri 14 na 22 kugira ngo bategera inkombe z'ibindi bihugu. Mpamvu bino bintu bakubwira ngo buno bwato ni ingenzi cyane ku rugamba ni ukubera yuko buno bwato ni ikintu gishobora kuba twabyita nk'ibirindiro biba biri kugendera hafi y'amazi. Buriya nimba hano turi mu Rwanda wikoresha hano Tanzania, tayari Tanzania ikora ku nyanja, kuva kuri iyo nyanja ugera mu Rwanda ni hafi cyane. Muri iyo nyanja wegiyeho hirya ibirometero 14 cyangwa 22 ubwato bwa Amerika cyangwa se bw'ikindi gihugu bushobora kuba bwahaca nk'ubu ngubu bwikoreye indege z'intambara, ku buryo mugiranye icyo kibazo izo ndege z'intambara zahaguruka muri iyo nyanja tayari zigahita zigera hano cyangwa se zikagera ku kindi gihugu bitewe n'inyanja kigiye kirimo. Mu yandi magambo, ibi ni ibirindiro bya gisirikare biri kugendera hejuru y'amazi kugira ngo byivune umwanzi aho yaba ari hose. Kugira ngo wumve ukuntu rero buriya isi yacu iteye, buriya isi yacu iteye ku buryo bakubwira ngo 80% by'abantu bose batuye kuri iyi si yacu ni ukuvuga ngo baba batuye hafi y'inyanja byibura ibirometero 100 uvuye ku nyanja. Urumva ukuntu ari biki? 80% by'abantu batuye isi buri isi yuzuye amazi gusa. Wenda we ntabwo wabyumva ko u Rwanda rudakora ku nyanja, ariko natwe ntabwo turi kure y'inyanja cyane. Ariko buriya bakubwira ko 80% by'ibihugu byose biri ku isi cyangwa se by'ikiremwa muntu kiri ku isi, buriya ngo baba batuye ibyo bihugu babyegereye byibura ibirometero 100 uvuye ku nyanja. Bivuze ngo iyo nyanja ro mu gihe cyose irimo buno bwato bwikoreye indege z'intambara n'ibitwaro bihambaye n'amamisira ahambaye cyane, akanya kari kose urumva ko iyo ndege yahaguruka ahari hose ku isi bitewe n'ahantu baherereye bahita bohereza indege ziza zirasa aho bashaka. Niyo mpamvu bakubwira ngo igihugu icyo ari cyo cyose gifite buno bwato cyangwa se kino kibuga cy'indege kigenda hejuru y'amazi, bino bita ngo ni aircraft carriers, ni ukuvuga ngo icyo gihugu kiba gifite ibishoboka byose kugira ngo cyitwe igihangange mu bijyanye n'igisirikare. Ubwo nari ndi muri New York, ninjiye hano ngira ngo uri kubibona, ninjiye muri mu bwato bwarwanya intambara yo muri intambara ya kabiri y'isi, ndetse buza no kurwana bwifashishwa nyine indege ubwo zarahagurukaga zikajya kurasa mu ntambara ya kabiri y'isi, zikaza kugaruka zikongera zikagwa kuri iki kibuga cy'indege zigafata ibyo bifata ibisasu, benzine, nimba ari benzine n'ibindi byose bakeneye bagasubira kongera kurasa. Ubu bwato bwakoreshejwe mu ntambara ya Vietnam babwita ngo ni Intrepid. Uyu munsi wa none barabufasha buparika muri New York, ndetse barangije babugira nkaho ari inzu ndangamurage ku buryo abantu baza bagasura. Haracyaparitseho ubwoko bw'indege nyinshi zarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi, by'umwihariko yari kurangira icyo gihe ntago Intrepid yarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi cyane, ariko byibura mu ntambara yo muri Vietnam ho bararwanye cyane. Indege nazo makashugujugu byose byarwanye mu ntambara ya kabiri mu ntambara ya Vietnam yahagurukaga kuri ubu bwato niho ziba zigwa. Kugira ngo ubyumve neza, nimba Vietnam ahiri murahazi muri Aziya, iyi kibuga cy'indege rero kigendera hejuru y'amazi kiragenda kigasatira hafi ya Vietnam ku buryo indege zitangira kujya, urumva indege nk'iyi ngiyi guhaguruka muri Amerika ikagenda iguruka ikagenda ikagera muri Vietnam, ijya kugeraho yananiwe yekeneye kongera kunywa. Izi ndege zigenda zihagara ikeneye kongera kunywa, nimba ari benzine kongera kuvayo byayigora kugira ngo ibone aho iparika. Ariko iyo mwitwariye ikibuga cy'indege cyanyu kigendera hejuru y'amazi, indege bigenda ikarasa haduyi ikahita yongera ikaza igaparika hafi ya Vietnam. Ni urugero, muri ayo mazi mukongera mukayiha ibyo ikeneye, n'abapilote bakaruhuka nimba ari n'abasimburwa, ikongera igasubirayo gutyo. Ni muri urwo rwego buno bwato rero burwanamo. Twinjiye rero muri iyi mize Intrepid, ikiri izina ry'ubwo bwato bwitwa, ano mato abahambaye cyane yose abafite amazina yayo, kugira ngo baraza kugenda banabanyurizamo. N'ubwitwa ngo ni USS Midway, nabwo buri muri San Diego, nabwo twinjiyemo badusobanurira intambara bagiye barwana. Ariko ntabwo ndibwibande cyane cyane ku ntambara bagiye barwana, ahubwo icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo noneho twinjiranemo tumenye amateka aya mato y'intambara rwana te, bitewe n'ibyo badusobanuriye, ibyo batweretse. Buriya ukuntu ubusoma ibintu ubibona mu mafilime, ariko iyo ugiye none bakabikwiyerekera ukabyumva neza 5 ukanabibonesha amaso n'ibitendo bagiye bakora, nibwo ubasha kubyumva. Reka nze noneho tubanze turebe uno muceri ugezweho. Njye muri hano prefera ko buri muntu wese yakagombye kujya areba ikiganiro ari kurya ku muceri wa Lucky Rice, ndetse by'umwihariko ugatuma abakozi bawe cyangwa se abajya guhaha bose hari na nimero uhamagara bakaderivaringa imiceri
cyangwa se amashopu ya Lucky Rice bakakuderivaringira imiceri mu rugo, waba uri mu kazi umuceri ushize mu rugo bakayohereza atari ngombwa ngo mwirwe mujya no kuyihaha. Mbega byaroroshye mu gihugu hose, uyu muceri cyangwa se amashopu ya Lucky Rice arahari. Reka nze twinjire mu mateka y'izi ndwanyi z'indege n'ubu bwato. Mbega uburyohe, ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finoli n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe, ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Ubu bwato bwikorera indege cyangwa se icyo twita ngo ni ikibuga cy'indege cy'intambara, ni ukuvuga ngo buno bwato nk'uko nakubwiraga bufite ubushobozi bwo kuba bwakwakira indege zirenga 75, ndetse nanone buno bwato buba burimo abakozi barenga 4,500. ubwo twabita ngo ni bano bakozi bose ubundi bakora mu kimeze nk'ubwato tubita ngo ni abasare. Buno bwato kugira ngo bukore buba bufite abakozi bagera ku 4,500. mu yandi magambo buno bwato buba bumeze nk'umujyi ubwabwo, buba burimo amaresitora, harimo amaresitora muri zino Intrepid ndetse ni USS Midway. Nge nagiye mbere karimo n'amaresitora muri kuyabona, twagiyemo n'ubundi ujyamo ukaba wabona icyo urya. N'ubundi aya mata bafitemo amaresitora, baba bafitemo ibikoni byabo mindani aho barira, aho abayobozi barira. Urumva ubwato bwikorera byibura abantu barenga 4,500. abo 4,500 nk'uko nakubwiye ntago ari abarwana, oya, kuko buno ikintu kuvuga ngo ni abakozi bakora muri ubu bwato gusa, kuko ni bunini cyane bumeze nk'umujyi ubwawo wihariye. N'abagenda bamenya ko umuriro waka, abagenda babuyobora, abagenda bayobora indege. Mbega buri umwe bafite inshingano zigiye zitandukanye, batekera abandi, abakoropa, ibintu byose aho bakinira, ibyo byose n'ubundi babikubiye muri kino twakwita ngo ni ikibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi. Niyo mpamvu bakubwira ngo indege nimba ari 75, abapilote bazo barahari b'indwanyi, ariko abarimo n'abandi bakozi twita ngo bashinzwe imirimo y'ubu bwato bwose bagera ku 4,500. ngira ngo uri kumva ukuntu ari ikintu kinini cyane. Andi magambo ni nko kuvuga ngo ni umujyi wigenga ufite ibyo ukeneye byose uri hejuru y'amazi. Kubaka buno bwato birahenda cyane ku buryo usanga ariyo mpamvu ibihugu byinshi bitagira bino twita ngo ni aircraft carriers, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakubwira ko zifite aircraft carriers 11. ubwo Amerika niyo ya mbere. Amerika ni igihugu cy'igihangange ku isi gikungahaye gikize, ariko bafite bino bibuga by'indege bigendera hejuru y'amazi 11 gusa. Urumva ukuntu ari bike. Bagakurikirwa n'Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu cy'igihangange ariko bafite aircraft carriers 3 zonyine. Nanone bagakurikirwa n'Ubwongereza, Ubwongereza, Ubuhinde, Ubutaliyani. abo bafite aircraft carriers 2 nizo batunze. Ariko no kuvuga ngo nubwo ubu bwato ubu bubona bashobora no kubufata bakabuha igihugu runaka ngo turabubahaye mu bukoreshe ku rugamba, kubutunga bukabananira. Uko ushobora gufata ikimodoka kinywa cyane gihenze cyane piyese ukaba wagihereza nk'umuntu utagira akazi cyangwa se ukora akazi kamuhemba amafaranga make cyane ashoboka, atagura na rotorovizeri iyo modoka icitse, ukayimuha ngo ajye yigendamo na lisansi iyo modoka, akakubwira ati imodoka sinabasha kuyitunga. Ni ukuvuga ngo zino aircraft carriers impamvu usanga ibihugu nk'ibyo byose bikize ku isi by'ibihangange ariko ugasanga batunze 2, batunze 1, batunze Amerika ubwayo irenze itunze 11 nayo irakabije. ubwo ngubwo ni ukubera ko bihenze. Kugira ngo buno bwato ubwabwo bubashe kubakwa, aircraft carrier imwe ibashe kubakwa, bitwara byibura amafaranga make kugira ngo buno bwato bubone buhagaze, cyangwa se kitwita ngo ni umujyi cyangwa se ubwato ikibuga cy'indege kireremba hejuru y'amazi, bitwara miliyari 4 na miliyoni 500 z'idolari, amake ashoboka. Ubwo nagaruka kuvuga ngo ni bwa bundi burenze ngo ni super carrier, oya, byibura miliyari 4 z'idolari n'ibihumbi 500. Ayo rero ntago ariyo kibazo, ayo wayatanga pe nk'igihugu cyayatanga. Ariko ikibazo kivukira hehe rero? Kwita kuri ubu bwato. Nkuko nakubwiye ni ubwato baba bakubwira ngo by'umwihariko bwikorera indege
z'intambara z'indwanya. ubu bwato bukenera amashanyarazi, bukenera ibibukoresha bwose. ubwato bushobora kugenda imyaka 20 bukoresha imbaraga za nikiriyeri butaragera kunywa, budakeneye ngo esanse ngo peteroli n'iki. ubwato butunze abantu bangana gutyo. ubu bwato ni ukuvuga ngo kugira ngo ku munsi bubashe gukora activite z'umunsi urangire, miliyoni 7 z'idolari ziba zigiye ku munsi gusa. ibaze icyo kintu, ni ubwato ku munsi bukoresha miliyoni 7 z'idolari. ayo niyo make bashobora gukoresha. urumva ko kubutunga, kubusigasira nicyo kirenze. gakubwira ko ibihugu byatangiye kubutunga kera nk'ibi by'ibihangange nka Amerika, ukahita umenya nyine urwego abantu bagezeho guhera kera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi nizo zitunze aircraft carrier nini cyane kurusha izindi ku isi. bafite iyitwa ngo ni USS Gerald R. Ford class. vuga ko aribwo bwato bw'intambara, ubundi bazita ngo ni warship za mbere, niyo nini ya mbere ku isi. kugira ngo wumve ubunini bw'ubu bwato cyangwa se buno bwikorera indege, ni nko gufata ibibuga 4 bya stade. urabona stade iriya twita ngo ni Amahoro ni nini. fata biriya bibuga bya stade, ufata ikibuga kimwe, 2, 3, 4 ubiteranye ubirambuye. nibyo bishobora kuba byakora buno bwato uri kubona ndi kugendaho nka takata, cyangwa se kino kibuga cy'indege kigenda hejuru y'amazi. urumva ukuntu ari burebure. indege zirahagurukira, indege zirahagwa. aircraft carrier ni nini cyane ku buryo nta muraba n'umwe wo mu nyanja ushobora kuza kubuhungabanya. abantu bashobora kwibaza ati se iki cyato kinini kingana gutya iyo uri kugenda mu nyanja, ya miraba yo mu nyanja izikubita, ngira ngo bari kubibereka, izikubita ubwato ibihindukiza, ntabwo bishobora kuba byatuma zino ndege ziba ziparitseho amakajugujugu, indege z'intambara zino fighter jets zihungabana, amazi akaba yaburengera, bikagenda gute cyane ko bumara imyaka myinshi buri mu nyanja. ntabwo bishoboka, kuko bakubwira ko ubu bwato buba ari burebure ku rwego rw'uko ari kubwira ko wirengaje igice kinini kiba kiri mu mazi. ubu bwato bungana na metero 100 zo kujya hejuru. mbega uri kumva uburebure bufite, ku buryo babugereranya ubundi nka etaje. buno bwato bakunze kubugereranya, cyangwa se kino kibuga cy'indege bakunze kubugereranya nk'uko wafata etaje ya nivo 25. urumva iyo etaje ukuntu aba ari ndende, niko buno bwato babungana. ngira ngo uri kumva ko byagorana kuba hari amazi yaza ngo abujegajeze bitewe n'uburemere noneho buba bunafite. abantu benshi bakunze kwibaza ngo nanone ni gute nimba koko ubu bwato ntabwo bari bunini cyane ugereranije n'ibibuga by'indege bindi, kandi tuzi ko indege kugira ngo ihaguruke ku kibuga cy'indege ibanza kwirukanka kuri runway, ikirukanka mu gihe indege irabanza ikirukanka kuri runway, yagera hirya ikagenda izamuka gahoro gahoro. biri mu bintu biyiha imbaraga kugira ngo izamuke. ariko zino ndege zo urabona, ni ukuvuga ngo nubwo babyita ngo ni ikibuga cy'indege, ariko nta kantu katari ngana n'ikibuga cy'indege, ko ni gato, ni ikibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi. bivuze ngo izi ndege z'intambara hari uburyo ki zikoreshwamo, cyangwa se zateguye ku buryo zifite ikizisayidira, ku buryo zo zidakenera runway nini, ku buryo zibanza kwirukanka kuri ahantu hanini, ni akantu gato zisa nk'iziruka zizamuka, cyangwa se ikaba yanahaguruka noneho ikoresheje icyitwa uyu munsi nanone cyaje cyitwa ngo ni vertical take off. ni uburyo indege ihagurukamo, aribyo bakunze kwita ngo ni V-stall mu magambo ahinnye, ariko ubundi ni vertical short take off and landing. ni uburyo indege ishobora kuba yahaguruka itirukansa ahantu harehare, ikaba yahagarara ahantu hamwe ukabona isi izamuka mu kirere, cyangwa se ikagenda nk'utumetero duke ukabona isi izamuka. nibyo bita vertical take off. mu buryo bw'indege nyine nibwo buryo bakoreshamo kugira ngo indege zibashe kwisanzura kuri kino kibuga gitonya kigenda hejuru y'amazi. bitewe nuko ubu bwato bwikorera abantu benshi bafite kuru nini cyane, bivuze ngo bukaba bwagenda no ku mazi hejuru igihe kinini cyane butaragaruka ku nkombe. bivuze ngo ubu bwato bufite ibyo bukeneye bwose, habarimo nk'abasenga, habarimo nk'imisigiti, habarimo icyo twakwita nka chapeli ku basenga, ubwo ni nk'amazu abakristo basengeramo, harimo amashopu bashobora kuba bahahiramo ibyo bakeneye, ndetse harimo n'aho barebera amafilime. mbega ibintu byose bimeze nk'aho umuntu yakenera ari mu mujyi wose baba bifite muri ubu bwato. bwa mbere mu mateka bajya kumenya ko bino bintu bishoboka, cyangwa se aircraft carrier ya mbere ikorwa, bari bafite ubwoba ko nta ndege izashobora kuhagwa, kuko indege ikenera ikibuga kirekire kugira ngo igwe. indege kugira ngo izaze imanuke yikubite hasi itambike yirukanka, bibanza kugenda urugendo rurerure. bari bafite ubwoba ko batazigera babona aircraft carrier indege yabasha guhagararaho. gusa mu mwaka w'1911 indege ya mbere y'intambara yaparitse kuri aircraft carrier, cyangwa se yaparitse kuri ubu bwato. mu mwaka w'1918 iyitwaga ngo ni HMS Argus, nibwo bwa mbere yoherejwe mu nyanja noneho nk'ubwato bw'intambara bwemewe bwikorera indege.
bakubwira ko buriya Ubufaransa ngo bufite ubwato bunini cyane nk'ubu ngubu bagira ubwato cyangwa se buno bwato bwikorera indege bwitwa ngo ni Charles de Gaulle, bakagira n'ikibuga cy'indege mu Bufaransa kinini cyitwa Charles de Gaulle murakizi kiri Paris. Ariko bakubwira ko ubwo bwato bw'intambara bwabo bwikorera indege aircraft carrier yabo yitwa Charles de Gaulle, iyo iri mu kazi nyine iri mu gihe cy'akazi buri nyuma y'amasegonda 30 indege bihagurukaho cyangwa se ndikaba yagwaho. Bivuze ngo icyo gihe iyo aircraft carrier yabo ibiri gukora mu buryo ibiri bize cyane, iri gukora mu buryo ikibuga cy'indege cy'Paris cya Charles de Gaulle nyirizina cyo kitabasha gukoramo. Kugira ngo amato cyangwa se ubwato nk'ubu bwikoreye indege zihaguruka buri kanya gutyo ntago ari ikintu kiba cyoroshye, ni ibintu bisaba strategy zihambaye za gisirikare, cyane ko ubwato buba buri no kugenda kandi indege ziri no guhagurukaho nazo ziguruka zigenda zongera izindi ziparikaho. Ikintu cyonyine kirinda buno bwato bakubwira ko n'ubundi ari izo ndege z'intambara ziba ziburiho, kuko zo ubwazo ntago ari ubwato bw'intambara, cyo ni nk'umujyi cyangwa se ni nk'icyo twakwita ngo ni ikibuga cy'indege kiri hejuru y'amazi. Icyo baba bafitemo indani ni imbunda zidahambaye cyane n'ibindi biri hejuru ku munara ngira ngo uri kuhabona by'amaradari n'ibiki, ariko bakagira n'utubunda dushobora kuba twakwifashishwa, ariko ubundi intwaro baba bafite za nyazo ni izi ndege ziba zikoreye ibisasu bikomeye cyane n'amakajugujugu. Kindi ubu bwato nk'uko bakubwira ngo bufite uruhare runini cyane, ntago bujya bugenda bwonyine. Icyambere burahenze, icya kabiri ntago bufite intwaro zihambaye zo kuba bakwivuna umwanzi, niyo mpamvu ubwato butajya bugenda bwonyine. Iyi aircraft carrier iyo bayohereje ahantu kuri misiyo ijyanye indege z'intambara n'ibindi bikoresho byose by'intambara kugira ngo begere hafi yaho haduye ari babashe kumurasa, ubu bwato cyangwa se ikibuga cy'indege kigendera mu mazi kigenda giherekejwe n'amato y'intambara zino warship bita ngo ni destroyers, n'andi mato y'intambara ahambaye cyane ariko amamisire ariko ibisasu bihambaye cyane, ndetse akaba agenda rimwe na rimwe arimo n'abandi basirikare bahambaye, niyo bagenda bameze nk'aho bakoreye ni cortege niko muyita, bazengurutse ino aircraft carrier cyane cyane igiye kuri misiyo ihambaye, kuko umwanzi ashobora kuyitungura akaza akayita arasa kino kibuga cy'indege kikikoreye za ndege mu mazi, bakayirasana na za ndege yari ijyanye ku rugamba, za ndege zigiparitse zidafite uburyo zishobora kuba zahagurukaho ngo zirwaneho. Hari n'igihe ushobora kubona ukabona buri kugenda utazi ngo buherekejwe nande, ariko haba hari na submarine iri aho hafi, submarine yo ni amato y'intambara n'ubundi agendera munsi y'inyanja, nayo twabashije kuyigeramo, nayo turaza kuyikorera ikiganiro cyayo ubwayo, y'amato agendera munsi y'inyanja. Ubwato rero buri kugenda, submarine ikunze kuba iri hasi. Intrepid nababwiraga iyi ngiyi iri kubona hirya yayo gato hari submarine, nayo twayinjiyemo baraza kugenda bayibereka nibiyiberamo indani y'amato y'intambara agendera munsi y'inyanja. Ariko ubwato buri kugenda kenshi submarine nayo biri hafi aho iburinze, buriya submarine ishobora kuba yarasa ibintu byose biri hejuru y'ubutaka, rero ibirinze kugira ngo za ndege cyangwa se cya kibuga cy'indege kiri kugendera hejuru y'amazi kize kuba gitekanye. Ubwato bakubwira ko bushobora kuba bwagenda imyaka myinshi butarahagarara, imyaka 10, imyaka 5. Ikintu cyonyine gishobora gutuma bahagarara nk'ahantu hamwe ku nkombe cyangwa se hakagira ubundi bwato bujya kugira ibyo bubazanira, ni igihe cyonyine bakeneye nk'ibyo kurya, kuko ibyo kurya byurumva ntago watwara iby'igihe kirekire cyane, ibyo kurya bigeraho bigapfa cyangwa se bigashira. Bivuze ngo ibyo kurya ubundi nibyo akenshi bishobora gutuma bagira ahantu bahagarara, bakaba bakohereza nk'ubundi bwato bakajya kubibazanira mu gihe wenda batizeye ko aho hantu hari umutekano uhagije, cyangwa se bagaparika hafi y'inkombe, cyangwa se bakaba bahagarara nk'ahantu bategereje ko bazana nka benzine cyangwa se fuel nimba ariko bavuga yo gushyira muri za ndege z'indwanyi zitwawe n'ubwo bwato. Ikindi kimwe n'indi migi yose, zino aircraft carrier ziba zifite mail address yazo, cyangwa se nimba twakita nk'agasanduku k'iposita, ku buryo abantu bari muri ubu bwato nk'imiryango yabo, urumva uyu ni nk'undi mujyi abantu baba bawutuyemo 4,000, 6,000, 7,000 ni abantu benshi bari muri ubu bwato. Imiryango yabo rero kuko bazamara igihe kinini bari muri iyo migi ku mazi mu nyanja he, hari igihe boherereza nk'amayimeri nk'inyandiko, cyangwa se bakaba babagura nk'ibintu bakabiboherereza, kwa ko niyo ushobora koherereza ibintu kuri adresse y'umuntu, n'ubundi muri ubu bwato no bafite mail address yabo ku buryo bashobora kuba babohererezaho ibintu ababyeyi babo, imiryango yabo cyangwa se n'inshuti. Se nk'uko waba uri muri Amerika wenda ukaba watuma ikintu kuri za Amazon cyangwa se n'izindi mbuga zose wahahiraho, ibintu bikakugeraho kandi ku giciro nk'icy'umuntu uri muri Amerika, barabyoroheje bafata abantu batuye muri ubu bwato nabo nk'aho baba bari mu mujyi wa Amerika, niyo baba bari ku rundi ruhande rw'isi, ku buryo iyo nabo babibereye mu bwato ukaba wabasha gutuma ibintu kuri Amazon cyangwa se n'ahandi hose, shipment yawe ikaba yakugeraho rwose byoroshye cyane. Bagenda bavugurura cyane ku buryo ubwato cyangwa se buno bwato bw'intambara bunini cyane ubu tuvugana bufite mu burebure metero 330,
ubwo ni fiti 1,100 uri kumva ubwo burebure. Ababa bari muri ubu bwato cyangwa se guhaguruka guparika kuri ubwato indege imanutse nicyo kintu gisa ahanini nk'ikijya kigorana. Gusa indege igiye kugwa inyinshi ari ukuntu bazitega imigozi ikaza ikamanuka, ariko hakagira n'imigozi isayidira ihita ikurura amapine mu rwego rwo kugira ngo babashe kuyifata. Abantu benshi bari muri ubu bwato urumva ni abantu benshi cyane, ntabwo bambara imyenda isa, bambara amabara y'imyenda bambara niyo ameze nkaho agenda atandukanya imirimo yabo bagenda bakora. Bagiye batwereka nk'abangaba baba bari guhagarika indege ziri kugwa cyangwa se baziyobora ngo zihaguruke, bano bikita ngo ni navigating aircraft, bambara utwenda tw'umuhondo. Abambaye utwenda tw'ubururu ni abafasha abandi bambaye imyenda y'umuhondo baparika indege banatuma zihaguruka, bagira ibyo bazana, bashyiraho utumenyetso, bashyiraho utwapa, bazana ubutumwa bujyanwa n'indege cyangwa se babuzanira bano bambaye bari guparika indege. Bambara noneho udushati cyangwa se udupira tw'umutuku, bo ni ikimenyetso cyangwa se utujire tw'umutuku, ni ikimenyetso kikwereka ko bari gukora mu byerekeranye na essence cyangwa se nimba twabyita benzine cyangwa se fuel muri rusange, by'umwihariko bakaba bari no gukora mu byerekeranye no gushyiramo ibisasu. Nimba ari ibisasu bari gupakira mu ndege, urumva indege igiye kurwana babanza gupakira amakompora, amamisire, amasasu, ibyo iri buze gukenera byose, ndetse n'ibyerekeranye na fuel indege iri buze gukenera. Iyo ubonye rero bano bambaye umutuku muri aircraft carrier, umenya ko abo ngabo igisata cyabo babarizwamo ari icyerekeranye n'ibijyanye n'ibisasu ndetse na fuel. Bambara noneho udupira tw'icyatsi cyangwa se utujire tw'icyatsi, bo naba bashinzwe by'umwihariko ni kuru ya catapult niko bayita, ishinzwe muri bya bindi bishitura indege mu rwego rwo kugira ngo ibashe guhaguruka kuri aircraft carrier bitayisabye kugenda urugendo rurerure cyangwa se biyorohere, kakandi twakwita nk'inyunganizi cyangwa se agashitura, ku buryo indege byibura amasegonda menshi ishobora kugenda kuri aircraft carrier kugira ngo ihaguruke bitayitwara amasegonda arenze 9. Ujya mubona indege zindi mwe mutega mugendamo irabanza igatambika, igakata, ikagenda, ikirukanka, ikaza kubona guhaguruka, ariko bakubwira ko indege yatenze kuri aircraft carrier itagomba kurenza amasegonda 9 iri kwiruka kugira ngo ihite ifate ikirere igenda. Bakoresha rero icyitwa ngo ni catapult. Rero hari kuru ibarizwamo n'ubundi abambaye udupira tw'icyatsi bafashe izo ndege kugira ngo zihite zihaguruka byihuse. Abagabo bambaye udupira tw'icyatsi ni nabo usangamo abakora maintenance, hakaba none n'abakora mu byerekeranye no kwita ku mizigo. Bambara udupira tw'umweru cyangwa se utujire tw'umweru, bo uhita umenya ko abo ngabo muri iyo aircraft carrier bari aho ngaho, bo bakora mu gisata kijyanye n'iby'ubuvuzi, ubuganga, ubutabazi bw'ibanze. Kuri babana ibihumbi bigera kuri 4-6 baba bari muri ubu bwato, bakubwira ko abagera ku 3,200 cyangwa 3,500. Akazi kabo urumva nibo benshi, naba bakora akazi gashinzwe no kugira ngo buno bwato bubashe kugenda gusa, bitewe naho bari, yaba bari munsi yaba ari hejuru, kuko buno bwato bumeze nk'ubufite amanivo, ujya hasi ukajya hakabiri ukajya hejuru, nk'uko ubona etaje bifite amanivo nyine agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo buno bwato abakora kugira ngo bubashe kugenda baba bagera ku 3,000, hagati ya 3,200 na 3,500 nibo batuma buriya bwato bubasha gufunctiona. Ubu bwato bundi cyangwa se ubwato bw'intambara bundi twasuye San Diego, ngira ngo muri kubona bwa USS Midway bagenda bwo babunyuzamo. Ubu bwato Tom Cruise nibwo bakiniyeho ya filime bita Top Gun Maverick. Top Gun Maverick bakinnye ibice byinshi guhera muri za 80 Tom Cruise yakinnyeho. Noneho mu mwaka wa 2022 hari ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu, Tom Cruise ubwo iyi filime bari bagiye kuyironcinga cyangwa se kuyipremiering, nimba ariko twabyita kwerekana bwa mbere, bayerekaniye n'ubundi muri ubu bwato nk'ikimenyetso cyo guha agaciro no kubaha intambara zarwanywe na USS Midway. Icyo gihe itangazamakuru ubwo ryari ryuzuye n'ubundi kuri buno bwato, ryari ryatumiwe Tom Cruise aratumirwa nk'umukinnyi w'imena. Tom Cruise nk'umuntu nyine usanzwe uzwiho dukoryo twinshi, yamanuye kajugujugu aza yitwaye, araza araparika, ngira kuri kumubona nuko nguko yinjiye. Ngira ngo urabizi ni umupilota azi gutwara ibintu byose, ni umuhanga, akora stunt ze mwaramubonye nyine ararenze. Nuko nguko n'ubundi baje kuyimurikira hano kuri ubu bwato turiho, ni gutyo nyine Tom Cruise we yahinjiye icyo gihe bari kumurika iriya Top Gun Maverick. Ndetse biri no mu byatumye abantu benshi bakunda kureba filime z'intambara by'umwihariko z'indege cyangwa se igisirikare kirwanira mu kirere, bakunze kubona ko n'ikino gisirikare kirwanira mu kirere buri gihe indege ziyagurutse zikunze kongera zikagaruka zikagwa kuri buno bwato buparitse mu nyanja, ari nabwo uyu munsi twari turi kuganiraho, niho ziza zigaparika. Abonye iyo filime rero ahanini bibaha ishusho neza y'ubundi uburyo ki buno bwato bukoramo. Ariyo mpamvu buri gihe nkubwira ngo iyo ushaka kumenya ibintu nk'ibi ngibi uburyo bikoramo, urumva bakoresheje n'amato ya nyayo yagiye arwana intambara za nyazo, icyo gihe bigusaba n'ubundi kuza kuri ya website yacu bita agasobanuyefilms.com, niyo comment iba ari ya mbere ibipininze ugakandaho, ku buryo wabasha kureba filime aho waba uri hose ku isi. Amafilime nk'ayo ngayo yose yasobanura ibyo byose n'ubundi urongera ukagenda ukayasanga
kuri iyi website kugira ngo bisobanukirwe neza kurushaho. Iyi USS Midway bamaze kugira nayo museum cyangwa se bamaze kugira mise n'ubundi iri muri San Diego. Iyi ngiyi bavuga ko yatangiye gukora akazi kayo guhera mu mwaka w'1945 ikageza mu mwaka w'1992. Icyo gihe baravuga ati reka tubuparike bwakoze imyaka myinshi ahubwo buhinduke nk'inzu ndangamurage abantu bajye babusura babashe gusobanukirwa n'ubundi ibyo ubwato bwarwanye banasobanukirwa uburyo bigendamo. Bavuga ko ngo ubu ariyo aircraft carrier nini cyane yabashije kuba yakwirwa cyangwa se yabashije kuba yaca muri Panama Canal, ndetse nanone ikagira uruhare iyarwanye mu ntambara za Vietnam, irwana mu ntambara zo mu bigobe, ndetse ni nayo ndege ya mbere yabashije guhagurukiraho zino twita ngo ni fighter jet ihagurukiye kuri ubwato bw'intambara, ndetse ngo rifite abakozi bayikoragamo bagera ku 4500, kagiraho indege z'intambara zigera mu 100, ndetse ngo izo ndege ngo zari zifite imbaraga zihambaye cyane ku buryo bavuga ati izi ndege zifite horsepower irenga 212. ndetse ngo buri misiyo yose bajyagaho misiyo mbega buno bwato bwakoze ngo bakoresheje utugunguru twa fuel tugera kuri 3,400,000. ubwato USS Midway bwabaye bw'ubwato bwa mbere aircraft carrier nini guhera mu mwaka yabaye niyo nini yari iriho ku isi, ariko bigeze mu 1955 haje gukorwa izindi ziruta, ariko urumva ko guhera mu 1945 izo ntambara zose nibwo bwato bunini bwikorera indege bwari buhari ku isi bunini. Ubwato buzwiho by'umwihariko kuba mu ntambara ya Vietnam bwaraje kuraswaho, baraburashe burashwanyuka, biba ngombwa ko baza gusana baraterateranya. Icyo gihe ni nacyo kintu abantu benshi bazi kuri buno bwato bwa USS Midway ko ariyo aircraft carrier yabashije kuraswa icyo gihe, ndetse bigakomerana cyane bikagora igisirikare cyari kiri kurwanira mu kirere. Mu Vietnam burane bakubwira ngo yababaje umunyamerika, uzajya ugenda ubyumva mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ibyinshi biberamo mugenda muzenguruka bakabereka amaradari yaba amaradari y'indege, yaba amaradari abatandukanye nanone areba amato, buriya ngo ziba zitandukanye. Hari radari ifata andi mato ari hafi aho ngaho, hari radari nanone ngo ibifata indege ziri mu kirere ziri kuza zisatira buno bwato kugira ngo bamenye uko bitegura ko bari kwatakwa nyine babashe kwirwanaho. Muzenguruka babereka ibintu byinshi, ndetse babereka uburyo bohererezanyaga ubutumwa, babereka amatiyo bavugiragamo kugira ngo ubutumwa umuntu uvuga ari hasi ajwi rice mu itiyo rizamuke hejuru, amakode bavugiragamo, hari ibitelefone byinshi hano bavugiramo muri aya mato, ariko none bakakwereka akabuto uvuga uri kugenda ukanda kugira ngo nimba hari ubundi bwato bw'umwanzi uri hafi cyangwa se umwanzi uri hirya ataza kuba yakurura amajwi yanyu. Ni uburyo bari baravumbuye guhera muri za 30 ingahe, muri za 30, 40, 50 kuzamuka 60, 70. Uburyo cyuvugira kuri biriya bitelefone byabo, ariko hari amakode uri kugenda ukandakanda ku buryo haduye atabasha kumva ibyo muri kuvuga, mbega we bimucanga cyangwa se mukaba muri kumukupira, mbega nimba twabyita amarezo n'iki ntabashe kumva neza. N'utuntu twinshi bagenda babereka tw'udutekinike, aho umuyobozi w'ubwato aba yicaye akontorora neza ubwato bwose abureba, bakahabicaza namwe mukareba kuko ahantu umuyobozi w'ubwato aba yicaye, kuko ubwato bwose aba bufite mu maso ye, aba ari kububona akantu kose ku kandi haba ari hejuru cyane. Ngira ngo uri kubyumva, ni nko kwicara muri etage ya nivo 25 ariko ukabureba ikibuga cyose cyangwa se iki kibuga cy'indege kigendera hejuru y'amazi hose. Ni ahantu henshi hateye amatsiko ndetse heza ho gusura. Ubwo wenda ibindi tuzagenda tubiganira mu bindi biganiro by'ubutaha gake gake. Icyo nakubwira ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje mukaya twikomereze n'ibindi biganiro tumenye hirya no hino ku isi bihagaze bite, byagenze bite. Ciao ciao.